amagufwa yakongera akabaho. Inshuti yanjye, Imana yagukorera igitangaza abantu bagatangara, yo ntitangare kuko n'Imana y'ibitangaza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bihe byari bikomereye ubwoko bwa Isirayeli, natwe uyu munsi biradukomeranye. Ngira ngo abakiri mu mwuka ni bakeya, abacyumva Imana ni bakeya, abagikorera Imana bayitinya ni bakeya. Imitima y'abantu iguye umwuma, iguye ku nzira, kandi isarura ryari rigeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Ezekiel ku buzima bwawe ni umwuka wera muri aya masaha. Iyo mvuga aya magambo, Imana inteye iteka, nanjye ubwanjye ndahanura ubuzima bwanjye. Ndimo ndibaza ni iki nakora cyanezeza umutima w'Imana, ni iki nakora cyanyongerera iminsi yo kuramba no kurama mu isi, ni iki nakora cyanezeza imitima y'abanyumva cyangwa se abandeba banteze n'amatwi. Rero ijambo ry'Imana ryaziye ihumure. Imana yahumurije ubwoko bwa Isirayeli. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone ni igitondo cyiza Imana idutije. Imana turamukije amahoro kubw'urukundo rwayo, tugarutse imbere yayo tuyishima, dufite amashimwe kubw'imirimo itangaje Imana yadukoreye muri kino cyumweru. Rero mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana, reka dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, Mwami Imana yacu, Imana itwitaho ku manywa na nijoro, Imana iturinda ntihunikire. Uhabwe icyubahiro ko turi amahoro aya masaha Mwami. Tugarutse imbere yawe tuje kugushima, tuzanye amashimwe ari kundi y'imitima yacu, twibuka imirimo itangaje ugenda udukorera buri munsi uko bukeye nuko bwije. Waraturinze twebwe n'imiryango yacu, uhabwe icyubahiro, wongera kurinda igihugu, turi bazima kubw'urukundo rwawe, izina ryawe rishyirwe hejuru ubugingo bwacu Mwami. Ndakururukije rero Mwuka wera ngo haye ikaze, ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Mwami Imana ufashe imitima igiye kutwumva, kugira ngo ahari ugire icyo ukorera ubwoko bukuramya kandi bugukunda. Urakoze mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Dushimiye Imana ko turi hano kubw'ijambo ry'Imana. Nanone Umwami Imana duteye iteka kugaragara hano aya masaha. Tuzanye ijambo ry'Imana n'ubundi muri kumwe na Evangelist Tesire Beatrice Mass for Ministry. Turi hano rero kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Muri urugendo turimo dufashwa n'ijambo ry'Imana, niryo ribasha kutwubaka, niryo ribasha kudukomeza. Tudafite ijambo ry'Imana nta hantu na hamwe twakwigeza. Rero muri byose, mu bibaho byose, tubeshejweho n'ijambo. Nzanye amagambo y'Imana aboneka muri Ezekiel ibice 37. Turahera ku murongo wa mbere, aho tureba urukundo rw'Imana ku bantu bayo. Umutwe w'ijambo wa 37 muri ibyo bice haravuga ngo niyerekwa ry'amagufwa yumye, iyerekwa ry'amagufa yumye, cyangwa se maono juu ya mifupa iliyokauka. Umurongo wa mbere haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, aransohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyuzuyemo amagufwa. Ashyiraho akadomo umwanditsi, ntago yakomeje. Ukuboko k'Uwiteka kwamugezeho, Umwami Imana aramusohora, aramujyana amugeza mu kibaya cyuzuyemo amagufwa, cyangwa se igikombe, cyangwa se bonde kwa mengine maneno. Uyu ni Ezekiel wahanuye mu gihe cyari kigoye, mu gihe cyari gikomeranye ubwoko bwa Isirayeli. Namwe mutekereze murebe aho Mwuka wera amwereka bari abantu, abari abakristo, abasengaga Imana ya Isirayeli. Umwuka akamujyana akamwereka mu kibaya aho amagufwa arunze, abantu b'Imana barahindutse amagufwa, ibyo kuba intumbi byararangiye, imibiri yarashizeho, hasigaye amagufwa nayo yaratagaranye. Umuhanuzi yakomeje avuga ko ukuboko kwari hirya, umutwe uri hirya, amenyo ari hariya. Umwuka yaramweretse ati ndebera abari ubwoko bwanjye, abari abakozi banjye, abo narebaga nkishimira, umuganura w'ibyo nungukaga, ndebera aho amagufwa yabo ari mu kibaya. Yashyizeho akadomo, nanjye nshyizeho akadomo. Ndumva gukomereza kuri ayo magufwa birakomeye, ariko nanone Umwuka wera atugiriye neza, twanakomerezamo tukayavuga kuko
abazapfa bazongera babeho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuzahagarara hejuru y'urupfu turwishime hejuru, hanyuma nitumara gukira turubaze ngo warupfuwe rero uruboyi rwawe rurihe, ko urupfu rumizwe no kunesha. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ngira ngo rero Ezekiyeli yahanuye mu gihe cyari gikomereye ubwoko bwa Isirayeli. Mu by'ukuri hari byabateye kuba baragaragaraga nk'amagufwa mu maso y'Imana ya Isirayeli. Icya mbere, kudasenga Imana y'ukuri byabakokoyeho imbaraga z'Imana, bibakokoraho umwuka wera w'Imana bahungaho, kuko hari ahantu Bibiliya ivuga ko bagiye abanyamasezerano bakava mu byizerwa bakamera imvi z'urutarutaro. Imvi z'urutarutaro byasobanuraga ibyaha no kwivanga n'andi mahanga menshi no gukora ibyangwa n'amaso y'Imana no kugendera mu murongo ngenderwa Imana ititaho kandi idashima. Ibyo rero bituma bapfa mu gihugu cy'umwuka, bahinduka intumbi zaboze, intumbi zashizeho umubiri, intumbi zari zisigaye noneho zigaragara ari amagufwa nayo yatagaranye. Ndibaza ko ibisiga byazaga cyaterura ukuguru kikajyana kikajugunya hirya, kuko umwuka yagaragaje ko ayo magufwa yari atagaranye muri icyo kibaya. Uyu munsi rero imitima y'ubwoko bwa Isirayeli nayigereranya n'imitima y'ubwoko bw'Imana muri iki gihe turimo cy'iminsi y'imperuka, kuko n'uyu munsi umuntu wese utari mu mwuka wera Imana imubona nk'iki, imubona nk'intumbi, imubona nk'utariho, kuko mu byahishuwe bigaragara neza ko yavuze ngo mufite izina ry'uko muriho ariko muri intumbi. Si uko abantu bapfuye baragendera mu mamodoka, baricaye muri biro zabo, turashaka, turonsa, turabyara, turahetse, ariko Imana yatureba mu gihugu cy'umwuka ikabona ntacyo tumariye ubugingo bwacu. Kuko ngira ngo agaciro k'umubiri ni ukuwutekerereza ejo hazaza, agaciro k'ubugingo ni ukubuhesha iherezo ryiza. Ariko nimba turi mu Mana nta mushyitsi tubasha guhinda, dukora ibyaha nta mutima uducira urubanza, iyo Imana itureba iri mu ijuru, kuko iravuga ngo ijuru ni intebe yayo n'isi ni intebe y'ibirenge byayo, ni heke rero tuzayubakira uburuhukiro. Ni mu mitima yacu niho Imana izaturebera ikatwishimira kandi ikatugirira neza. Umwuka we rero adufashe atugirire neza kubasha gusobanukirwa imbaraga z'Imana ku buzima bwacu no kubasha kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu mu gihe turi hano ku isi. Aba bantu iyo baza gucunga neza isezerano ry'Imana, nubwo bari mu bunyage, nubwo bari bagoye mu bihugu by'ubunyage i Babuloni no kwa Farawo, bari gukomeza bagakunda Imana yabo, kuko muri bo turabona abantu bahagaranye n'Imana mu bihe byari bibagoye. Bariya bagore b'Abaheburayo Bibiliya itubwira b'abanyembaraga b'abanyamaboko babyaraga abahotozi batarabagera hejuru, si uko bari mu gihugu baguwe neza. Abagabo babo bacaga inshuro, bahingaga ibibarwa, bagakorera ingero zitubya zitanabashimishije, ikiboko bakubitwa, babumba amatafari ntanganagano, ariko basubira mu mago bagasanga abagore barahagaze, biriwe babahetse, barabasengera, barahamagara Imana ya Isirayeli, barayambaza ko ibasha kubatabara mu bibazo bari barimo. Ndibaza ko muri ibyo bibazo umugabo apfuye akaba amagufwa n'umugore agapfa akaba amagufwa, byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Rero iriya ni imitima yari iguye umwuma, ni imitima itari ifite umwuka wera, ni imitima yari kure y'Imana, niko Imana kubareba ikabahindura nk'amagufwa yumye ari muri icyo kibaya. Ariko izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Turabona imbabazi z'Imana zaragarutse ku bwoko bwa Isirayeli. Imana ituma Ezekiyeli umuhanuzi w'Imana wahanuye mu kinyejana cy'imyaka 400, Imana iramubwira ngo genda uhanura ari amagufwa. Imana ntago yatureka ngo tugende uko dushaka. Turabona imbabazi z'Imana, itugaruza ineza yayo, itugaruza urukundo rwayo. Ibwira Ezekiyeli iti nyamuneka genda uhanurire ari amagufwa, bongere bumve ijwi ryanjye, bongere bumve ko ndi Imana y'imbabazi, genda. Ezekiyeli ngo yarebye amagufwa aravuga ati mwami, ari amagufwa kuko yakongera akabaho? Atari ko ni wowe ubizi ko ari amagufwa ashobora guhabwa nanone umwuka w'ubugingo akongera agahumekerwamo akabaho. Izina rya Yesu rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ezekiyeli rero ngo yemerera umwuka ahanurira amagufwa. Umuyaga ngo urahuha impande zine, umuyaga uhushye ngo uhuha hejuru ya magufwa, ngo abona amagufwa aregutse, ukuguru gushatse ukundi kuguru, ukuboko gushatse ukuboko, umutwe ushatse umutwe, ngo ayo magufwa ngo arongera yirema inteko, ahinduka abantu abaho. Byari bitewe n'ijambo ry'Uwiteka ayo magufwa yumvise
iyo Ezekiyeli adahanura, iyo Ezekiyeli atagira icyo yabwira, yari kuguma atagaranye, igufwa rimwe riri hariya, igufwa rimwe riri hariya. Ibyo biragereranya iki muri iki kinyejana turimo, cyangwa se muri iyi minsi turimo yo kugaruka kwa Kristo? Kwirema ibice, Pawulo yaravuze ati nyamuneka ntimukagire ikintu mukorera kwirema ibice, mujye muhuza umutima mwe mu mwanya umwe, muhuje Imana imwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Mu Baroma niko yakomeje yingingira abantu. Ariko ubu ngubu iyo tureba ubwoko bw'Imana buratagaranye, turi mu majune, turatagaranye, buri muntu arakora ibye, cyane ko n'amatorero yafunzwe, abantu batarimo basenga Imana batabona aho bayisengera neza. Ariko ntabwo Imana yatubwiye guhagarara uko dufite amasunagogi twinjiramo cyangwa amasengero. Imana yatubwiye ko turinda ubugingo bwacu. Pawulo yigishije avuga ati nyamuneka ubugingo bwanyu burarindwe butazabonekaho umugayo kuri urya munsi. Burarindirwa he rero? Ni hehe Imana iburebera? Ni mu mitima yacu, ni mu mirimo yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu twitura ubwoko bw'Imana ngo nyamuneka ntihazaboneke urwitwazo turi imbere y'Imana tuvuga ko tutabashije gukiranuka kuko amatorero yakinzwe, abashumba batatanye, intama zagiye hirya no hino. Oya, Imana ikeneye no kuturindira muri ayo makuba n'ibyago kuko ivuga ko ibasha kudukiza muri byose. Ezekiyeli rero ahanurira amagufwa, arayabwira, ayabwiye ngo amagufwa arongera ahuhiweho n'umuyaga. Umuyaga ni umwuka wera, umuyaga ni amahoro ya Kristo, umuyaga n'ubushobozi. Amagufwa ngo arongera aritorora, iriri kasikazi risanga iburasirazuba, iburasirazuba risanga iriri mu majyaruguru. Amagufwa arongera ngo yireme inteko. Kongera kwirema inteko ni ukongera kubaho abeshejweho n'ijambo ry'Uwiteka. Hanyuma rero umurongo wa 3, umurongo wa 2 aravuga ngo anzengurukana aho yaragandagaje hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo gihe ikibaya, mu kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Imana niyo nyiragakiza, Imana niyo nyirimbabazi, Imana niyo nyir'ubugingo, Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Ubu se hari aho twari twagira Satani atarasa imyambi? Hari aho twari twagira adatera amabuye? Humura nshuti yanjye, birashoboka ko byaba bikomeye ku buzima bwawe, wibaza ati irembo Imana yaturukamo ikantabara ni irihe? Ese amaboko y'Imana yangeraho mu kibazo mfite kinkomeranye ni ayahe? Aho ndahangaha inshuti zamvuyeho, imiryango yamvuyeho, indwara zabaye nyinshi, covid mu gihugu, akazi katakigenda, amafaranga ntayahari, hari Imana yantabara muri iki kibazo? Ubu se urakomeye kurusha ariya magufwa? Ariko umva ijwi ry'Uwiteka aya masaha, umwuka wera tuzaniye ubuhanuzi bw'uko amagufwa yakongera akabaho. Inshuti yanjye, Imana yagukorera igitangaza abantu bagatangara, yo ntitangare kuko ni Imana y'ibitangaza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bihe byari bikomereye ubwoko bwa Isirayeli, natwe uyu munsi biradukomeranye. Ngira ngo abakiri mu mwuka ni bakeya, abacyumva Imana ni bakeya, abagikorera Imana bayitinya ni bakeya. Imitima y'abantu iguye umwuma, iguye ku nzira, kandi isarura ryari rigeze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Ezekiyeli ku buzima bwawe ni umwuka wera muri aya masaha. Iyo mvuga aya magambo, Imana inteye iteka, nanjye ubwanjye ndahanura ubuzima bwanjye. Ndimo ndibaza ni iki nakora cyanezeza umutima w'Imana? Ni iki nakora cyanyongerera iminsi yo kuramba no kurama mu isi? Ni iki nakora cyanezeza imitima y'abanyumva cyangwa se abandeba banteze n'amatwi? Rero ijambo ry'Imana ryaziye ihumure. Imana yahumurije ubwoko bwa Isirayeli mu myanya itari imwe, bari bababaye, ariko aya magufwa yongera guhagarara akirema inteko yabaye abantu. Rero nawe umwuka wera gusange agufashe. Icyakugira amagufwa nuko wakanga kwatura ibyaha byawe ukabikomeraho. Ezekiyeli yakomeje ivuga ngo yewe mwana w'umuntu we, nusanga umunyabyaha akora ibyaha ntumubwire ngo areke ibyaha bye, aza agapfira mu byaha bye. Amaraso y'uwo muntu ni wowe nzayabaza kuri urya munsi. Rero tuzabazwa amaraso y'abantu tutigeze tubwira inzira y'ubugingo, tuzabazwa abanyabyaha twabonye bakora ibyaha ntitwabakebura, kuko Imana yadushyiriyeho ko tubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahindukire. Data rero twishimire muri aya magambo. Ni ukuri umurongo wa 4 aravuga ngo arongera arambwira ati hanurira ayo magufwa, maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni kumwe mu Uwiteka abwira aya magufwa ati dore
ngiye kuyashyiraho umwuka no mubeho, ngiye kubashyiraho umwuka mubeho, hanyuma kandi mbambike mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka, izina rya Yesu rishimwe. Inshuti yanjye muvandimwe, umwami agambiriye kutwongeraho umubiri, agambiriye kudushyiramo umwuka, agambiriye kutwongera amagambo y'ubugingo, agambiriye kutwongera iminsi yo kubaho, agambiriye kuduhagurutsa hasi tukongera tugahagarara mu butware bwa Kristo Yesu. Rero ongera weme Uwiteka gushingisha ibirenge, kuko hano ndabona ijambo ry'Imana rivuga ngo Ezekiel yaravuze ati nshingisha ibirenge nanjye mbashe guhagarara mbwire ari amagufwa. Nta bushobozi yarabifitiye, nta mbaraga yarabifitemo, ariko arongera yiginga Imana ngo imushingisha ibirenge. Yesaya nawe ati nkoze ikara ku munwa mbashe kurangurura. Inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo ngibyo urimo bidatunganye, senga Imana ibigukuremo. Ibyo ngibyo byakushyira mu rubanza, ingingo Imana igukura aho hantu, kuko ifite amaboko yagera aho ngaho ikagukura muri ibyo ngibyo urimo. Kunywa urumogi ni icyaha, kunywa ibisindisha ni icyaha, gusambana ni icyaha, kwifuza umugore wundi ni icyaha, kurya rushwa mu gihugu ni icyaha. Ibintu nk'ibyo Imana idakunda, idashyigikira. Gerageza wikiranure n'Imana yawe, koko ijoro rirakuze burenda gucya. Imana iguhamagaye amasaha wakwitaba. Ngira ngo iyo tujya mu bitaro tugasanga abarwayi bari mu bitaro bameze nabi, abarimo amasonde bahumekera mu mazuru, abageze muri moroga, imiryango irimo iboroga, ntacyo turusha abo ngabo. Imana ikubeshejeho kugira ngo iguha agahenge, iguhagahe ko kubasha kwikontorora, ukamenya uburyo utabana neza n'Imana, kugira ngo ubashe kuyibwira kubabarira. Turi imbere y'Imana rero kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana bitwomeho, kandi urukundo rw'Imana rurisheho gusaba mu mitima yacu, kubera ko Data ni uwacu kandi Imana yiteguye kutugirira neza. Rero reka dusengane Imana kubwa ya magambo. Ndifuza ko twasubizwaho imitsi, tugasubizwaho inyama, tugashingisha ibirenge, tukongera tugahagarara mu Mana. Umubyeyi agahanurira mu mwuka wera, ubwiriza mu ijambo akabwiriza yejejwe, atinya Imana kandi ayiha icyubahiro. Uwaguye akongera akema agahaguruka, amagufwa akongera akagira imitsi n'umubiri n'umwuka n'ubugingo, akongera akaba mazima. Nejejwe n'Imana rero muri kino gitondo ko Imana ihari mu ruhande rwacu kudusapotinga, kugira ngo twongere duhagarare, kugira ngo twongere dukorane n'Imana iby'ubutwari, kugira ngo yongere turebe twishimire. Ubwoko bwa Isirayeli Imana yongeye kubwishimira igihe bari bamaze gushyirwaho imitsi n'umubiri n'umwuka n'ubugingo. Imana ibareba neza, nawe Data kurebe neza. Imana ikwishimire, kandi ugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe n'ubutabazi bwihuse buje kuri wowe, kugira ngo ubashe kubana neza n'amahoro n'Imana yawe. Reka dusenga n'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware, turagushimiye aya masaha twumvaga amagambo yawe, aho umwuka wera yahanuriraga amagufwa ameze nk'ari mu kibaya, umwuka akayahuhaho, agasubirana umubiri, agasubirana umwuka n'ubugingo. Uko niko imitima y'Abanyarwanda, imitima y'abantu bawe, imitima y'abitiriwe izina ryawe imeze mwami. Ni ukuri waraye mu nzoga, ari umusinzi, ntabwo ameze neza imbere yawe, arashushanywa n'ayo magufwa adafite umwuka w'ubugingo bwo kubaho. Umujura, umwicanyi ugambanira igihugu, watewe n'ibyago n'amakuba bikamukubita hirya no hino, nawe ameze nk'ayo magufwa, ariko akeneye imbaraga zamutabara, akeneye ubutabazi bwaturuka kuri wowe, akeneye ihumure ryaturuka kuri wowe. Data, arambura ikiganza ku bantu bawe, uhaze kwifuza kwabo muri aya masaha. Dukirize abantu bafite imitima ibabaye, dukirize abantu bafite indwara, dukirize abantu baguye bongere bahagarare, ubahereze ubugingo buhoraho, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ubu nibwo bugingo, k'abantu bakumenya bakamenya n'uwo watumye, kari we Yesu Kristo, nibwo bugingo. Rero hereza abantu bawe ubugingo buhoraho muri aya masaha, babarira ibyaha byabo n'ibicumuro, eza ubugingo bwa buri wese mwami. Reka abanyantege ntibahagurutse, wongere ubakomeze. Reka uburinzi bw'ijuru bwururuke, amaraso ya Yesu abatwikire, imbaraga z'Imana zibane nabo. Data, mbasabiye umugisha, buri muntu wese nahirwe mu byo agiye gukora uyu munsi, abagiye nibagende kandi bagaruka amahoro. Ingo nizubakwe kubw'umwuka wera, izari zisenyutse wongere uzubake Kristo. Urubyiruko nirubona agakiza, abanyabyaha nibabone imbaraga zihana ibyaha byabo. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Data, nagushimiraga mvuga ngo urakoze, kuko ibyo byose ubishoboye kandi biri mu kiganza cyawe. Bana n'abantu bawe rero ubanezeze, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amen. Amahoro y'Imana rero abane namwe, mugire amanywa meza, kandi
mukeneye inkunga mwaduhamagara kuri Mass for All Ministry TV. Inomero yanjye ni 0782504047. Twabagira inama ndetse tukabafasha no gusenga. Ikaze, dukunda bera b'Imana. Imana iduhana umugisha. Shalom, ndabakunda.